hagati y'ibirometero 80 ndetse na 85 mu majyepfo ya Baghdad, hafi n'umujyi ngubu witwa Al-Hilal. Uyu mujyi Al-Hilal ukaba uhereranye n'uruzi Ufrate, kandi ahangaha hakaba hahoze ari ku mutima wa Mesopotamia ya kera. Kuri ubu ngubu aha ni mu gihugu cya Iraq. Ahangaha ukuhumvise gutyo ndetse n'ibindi biharanga tutiriwe turondora, akaba ariho hahoze hitwa umujyi wa Babuloni mu gihugu cy'Ubukarudaya bwa kera. Ubu Bukarudaya bukaba bwari bwarashinze umujyi wa Babuloni ariyo kapitali y'Ubukarudaya ya kera, ikaba yarahoze ari mpatsi ibihugu byari biriho icyo gihe. Ubukarudaya akaba aribwo bwari igihugu cye gihangange mu isi. Uyu mujyi wahoze ari kapitali y'igihugu cy'Ubukarudaya ariwe Babuloni waje kurangira kandi ugwa mu maboko y'Abapersi ku itariki 5 zishyira 6 z'ukwa 10 mu 539 mu isi ya kera. Ubutegetsi bw'Ubukarudaya bwari bushyizweho akadomo, yewe n'ubundi butegetsi bwari buje bufite amatwara n'impambara bw'Abapersi. Ubutegetsi bw'Abapersi bukimara gushyira iherezo ku butegetsi bw'Ubukarudaya, byabaye neza mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya bw'umujyi wa Babuloni wasenyukaga kandi ukaba amatongo mu ijoro rimwe gusa mu kanya nk'ako guhumbya. Uyu mujyi wa Babuloni n'ubuhangange bwawo ukimara kugwa mu maboko y'Abapersi mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, byagaragarije kandi bigaragarira amaso ya buri wese yuko akari munsi y'ijuru kose nta gahora gahanze, nta gikomeye kiriho, isaha n'isaha cyakikubita hasi kigashwanyagurika. Uyu mujyi wa Babuloni ukimara gusenyagurika wasigaye utunganywa kandi wigarurarwa n'ubutegetsi bw'Abamedi n'Abapersi. Ariko kuri ubu mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana ku gice cya 18 ku murongo wa 2 n'uwa 3 hari amagambo agira ati: iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Iki gitabo cy'umuhanuzi Yohana muri 95 cyavugaga ubuhanuzi bw'ibiriho ndetse n'ibizaba. Kuri iki gice cya 18 kikaba kigaragaza ko bwari ubuhanuzi bw'ibizaza, ariko ijambo ravuze ngo iraguye Babuloni umudugudu ukomeye. Mbese kandi tumaze kubona ko Babuloni ya kera yaguye mu 539, kandi ubuhanuzi bwa Yohana yabuhanuye muri 90 nyuma ya Kristo. Mbese iyi Babuloni irenda kugaruka, irenda kubyutsa umutwe kugira ngo ibone kugwa. Nyamara mu bigaragara cyangwa se mu busobanuro bw'i Babuloni ivugwa ahangaha bw'ibizaba ku buhanuzi bwa Yohana bw'ibizaba, bigaragaza kandi bigakusanyirizwa hamwe kwishyira hamwe ry'amadini menshi asibumbira hano ku isi, agahuza umugambi wo gukora idini imwe ku isi. Iri shyirahamwe ry'amadini kandi idini imwe ku isi bizubaka ubwami bwo gutuka cyangwa se bwo gusebya ubwami bw'Imana. Iri shyirahamwe niryo Bibiliya yagereranyije na Babuloni ikomeye, yariyo yateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Ubusambanyi bukaba bivuga kwica isezerano cyangwa se kugamburura isezerano wagiranye kandi wagambanye n'umuntu ugahindukira ukajya kurigambanira. Iri sezerano Imana yagiranye na mwene muntu cyangwa se idini ryaragiranye na mwene muntu yuko idini ku isi rizahimbaza ubwami bw'Imana, ariko rikazahindukira rikagirana isezerano n'ubundi bwami hano ku isi, bakagira isezerano n'umugambi wo gutuka Imana n'ubutegetsi bwayo. Ibi nibyo Bibiliya yise Babuloni. Nguko Babuloni ya kera yasenyutse mu kanya gato, niko n'iri shyirahamwe ry'amadini azibumbira hamwe kandi ari kugenda yibumbira hamwe agira ngo akore ishyirahamwe ryo gutuka ubwami bw'Imana, yiswe kandi Bibiliya yise kandi ikabona ko izina ryayo riyakwiriye, nta rindi zina rikwiriye ayo mashyirahamwe y'idini, nta
rindi zina usibye Babuloni, ni nako iyi Babuloni nayo izarimbuka mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko se ninde uzagira uruhare mu gusenya iri shyirahamwe ry'aya madini? Ntujye kure, hano ku isi tugiye kukubwira ikigiye kuzakurikiraho uko bigiye kugenda, n'inkuru zizaturuka iburasirazuba zigatuma ubwami bw'isi buhagarika umutima bukaza buje kurimbura, ngo kandi benshi bazarimbuka pe. Ntujye kure, ngise turi hano kugira ngo tubwire ibigiye kuzakurikiraho ejo. Kandi reka tukwinginge fatikanye n'isi kugeza ubutumwa kuri benshi ukanda subscribe, kandi ufite igitekerezo watunyura aho ngaho muri comment cyangwa dusanga kuri iyo nimero y'isi. Shalom shalom, turabakunda.